Mugisha Shami Joseph. Ariko se niba bagushyize nko mu ruganda rukora imodoka, wumva hari ikintu wakoramo ugeze muri urwo ruganda? Ugeze muri urwo ruganda rero ikintu nakora rukora imodoka za nyazo. Ngewe nahita mfata ibyuma bikora imodoka, nkagashaka ukuntu nakikoreramo imodoka yanjye, ihindura inzu, ihindura wenda n'imodoka isanzwe ariko ifite uburiri, ifite iki, ikihindura irobo, ikihindura ibintu byose nyine yumva ushaka. Ikiyongeyeho cyaba kirenze kuba wayibwira igakora ikivuze, cyangwa ukayikoresha nka telekomande ibaye yapfuye. Umuzungu yakoze imodoka ushobora kuba yagenda, ushobora kuba wakatanavura, ariko ngewe iyo nshaka kuzakora irimo autopilot ku buryo wayibwira ikumva, ibyo ikaba ari byo ikora, ku buryo wanayibwira ngo ihinduremo inzu uryame cyangwa uburiri ikabikora, cyangwa irobo. Hari agafashe comekamo ampuru n'imbere, kiramo akantu kameze nk'agatanda ku buryo iyo nshyizeho umuriro bihita byikorera bikazaza bicana ukuntu bimeze neza. Imbere impamvu babivuga harimo akantu k'agatanda, mba narashyizeho uturirimbo, narangiza nashyiraho umuriro byose bikikora n'amatara bikajyana. N'amatara bikajyana? Iyo umaze gucana amatara hakurikiraho iki? Igikurikiraho ni ukumanura ya bene yacu. Ya bene? Harya iyi modoka wakoze yitwa ngo iki? Yitwa Hoho. Yitwa Hoho. Ababyizi se nava mu rugo nyine nk'uko nabivuze, bivuga mu myitwarire y'abana uko bazaza bitwara. Ngewe sinakora ikintu cyumva kibabaje ababyeyi, wenda nko kuva mu rugo nta ruhushya bampaye. Ni iyihe nama wagira abo babyeyi? Aho ngaho inama nagira n'abo babyeyi baba bafite abana bagerageza kugira utuntu runaka bakora cyangwa se bavumbura, yego, numva inama natanga ni uko umubyeyi aba akwiye kubanza agatega amatwi umwana. Yego. Ikindi ku gikorwa, niba hari ikintu runaka umwana arimo kugerageza gukora, ahubwo umubyeyi akamushyigikira. Strongeye tubifurije ikaze abakunzi ba Satya TV aho muherereye hose, twizere ko mumeze neza. Uyu munsi the interview show yacu ntabwo isanzwe. The interview show yacu turi kumwe n'umwana ukiri mutoya cyane, ndetse afite impano idasanzwe yo kuba yabasha gukora imodoka ikagenda mu bikarito kandi bikoranye ubuhanga budasanzwe. Bimeze bite? Amazina yawe watangira utwibwira? Nitwa Mugisha Shami Joseph. Witwa? Mugisha Shami Joseph. Ko mbona warakaye se mwa? Habaye? Ntabwo narakaye. Wiga mu wa kangahe? Niga mu wa kabiri primaire. Mu wa kabiri primaire? Ufite imyaka ingahe? Imyaka 11. 11? Ngaho shyira imodoka yawe hasi y'uruganirizo gato. None se Mugisha, watangiye gukora izi modoka ryari? Igihe kinini ariko ntabwo ngewe nabimenya kuko simbyitaho, gusa mbona mbikora nkagira icyo ngeraho gutyo gusa, nkabona gusa biranshimishije. Amazina yanjye nitwa Bizimana Andrea. Bizimana Andre. Yego. Twahoze tuganira n'umuhungu wanyu, aho utangira twereka ukuntu ukora. Cya mbere kibanza ari ukubenura. Uri kubenura? Buryo kugira ngo turebe mbere bubenure neza, turabanza tukayireba ko bigenda neza. Umuriro ndi kubona nawe utangiye kuba muke, ariko turareba uko turabigenza. Yego. Harangiza ikabanza ikegera n'imbere.
wegera imbere kugira bigende ute? kugira ngo ibirimo byose bishiremo. Yego. Twarangiza igikurikiraho hari ugucana amatara, warangiza ukanavuga turirimba. Aka kantu si kamwe ko ku modoka za polisi no? Nanjye rero naragafashe ndangije nishyiramo amatara yanjye ku buryo imyasa. Wagakuye he? Aka ngaka nagakuye kuri za modoka twa tundi tw'abana. Tw'udupupe. Ndangije ndatwifata kubera ko nta matara barimo mba niyesitariyemo ayanjye, birangije birakora. Birakora? Niyesitaramo mu buhe buryo? Haragafashe comekamo ampuru n'imbere, nshyiramo akantu kameze nk'agatanda ku buryo iyo nshyizeho umuriro bihita byikorera bikazaza bicana ukuntu bimeze neza. Imbere impamvu babivuga haba harimo akantu k'agatanda, mba narashyizeho uturirimbo, narangiza nashyiraho umuriro byose bikikora n'amatara bikajyana. N'amatara bikajyana? Iyo umaze gucana amatara hakurikiraho iki? Igikurikiraho ni ukumanura ya bene yacu. Ya bene? Harya iyi modoka yakoze yitwa ngo iki? Yitwa Hoho. Yitwa Hoho. Igihita gikurikiraho rero iki? Modoka yacu ihita igenda. Ubu ngubu ntabwo uri mu rugo, ubu ko wavuye iwanyu barabizi? Baba babizi, se nava mu rugo nyine nk'uko nabivuze, bivuga mu myitwarire y'abana uko bazaza bitwara. Njyewe sinakora ikintu cyumva kibabaje ababyeyi, wenda nko kuva mu rugo nta ruhushya bampaye nko kutabumvira. Ibyo bintu ni ugukomeza n'abandi bana bakabyirinda, nanjye ndabyirinda. Ubu iwanyu bazi ahantu ugiye? Ubu si ko uvuye iwanyu ubu ugiye kwerekeza he? Mugiye nko kwerekeza mu mujyi nka Nyabugogo kugira ngo ndebe nimba hari uwaneza imbere ku modoka yanjye. Ubu ugiye gushaka uburyo wagurisha imodoka yawe cyangwa se wayereka abantu bakabasha kureba ibyo ari byo bakaba baguteza imbere? None se ko twumvishe ko hari ubwo ujya ubona amafaranga, iyo ubonye amafaranga uyakoresha iki? Ubonye amafaranga njya mu rugo tukayatekesha cyangwa tukagira ibindi by'ingenzi tuyakoresha. nanjye nyakeneye zimwe by'amafaranga buriya nyakeneye nakaguramo nk'agasupaguru. Agenda atwereka abantu, hari ukuntu abantu ngo bagenda babireba, umuntu akaba yamuha nk'icyo giceri cy'ijana, hanyuma utwo duceri akadukusanya. Iyo yadukusanyije mbona ntabwo ajya yarya, kuva atangiye gukora utu tuntu twose yagize ubwenge. Kwakunda abana babona uduceri umwana akahita ajya kugura uturindazi n'uduki, ibyo ntabwo akibikora. Ahubwo twa duceri abonye ahita agenda akajya kugura ako gasupaguru. Nakuva coco nakagura nk'iryo rindazi numva biraho nyine ibisanzwe, numva nyine hari akagiye mu nda. Kumva hari akagiye mu nda? Ko ufite ikinyarwanda gikomeye? Gikomeye si ubwo gute? Akagiye mu nda si ubwo ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko akagiye mu nda aba ari gakeya. Aba ari gakeya. Noneho ugiye kusa nk'aho umanuka gatoya udusobanurire uburyo ukoramo iyi modoka yawe. Imodoka yawe si ugiye kuyikora uhera kuki, ubigenza gute? Muri make umuntu uri kubasha kutureba ubashe kumenya ati uyu mwana wenda yagiye gushyiramo iyi marotiseri abigenza gutya na gutya, ku buryo twakumva nyine umuntu utazi biva niba bidashobora kuvuga ati kumbe kari akantu bagakora kuriya.
ukuntu rero bigenda mpera kuri kabine. Hehe, kabine ubwo ni iyihe? Ni iyi ngiyi, ni wa mutwe w'imbere. Umutwe w'imbere. Ukora ute? Ubwo ndafata ngakora igipande cya kwa kundi inoza ibimeze hoho, nkagikora nka gutya, nakabanza nagapima na bike, narangiza nakagikata, nakabonera no gupima na cya kindi, nagahita nkora utungutu tubiri, nagahita tugonda, nagashyira hagati ya bine, na kino ni nk'uko ngikora. Yarangiza byamara kumara neza, nakabihwanya neza, bigahita biba nka kabine isanzwe. Narangiza icyo nkurikizaho ni iki cyo hasi gifata amortiseri na moteri. Iki yego gifata moteri kigafata na amortiseri. ubwo moteri yawe kuri iyo modoka yawe ibiri hehe? Ibiri hano, ibiri kuri ako gapine k'inyuma. iyi niyo moteri ikaraga ku buryo na amortiseri itikata. Harya icyo kizamuka bakita nk'iki? Iki se? Yego. Ni handi hoho ryajeke iyo rizamura kino cyarangiza kikazamuka. Yagane kuba cyose niko nyine batazi ko cyitwa. Ntabwo uzi ko cyitwa. Aho uko bisa kose ariko ni igice cy'imodoka cy'inyuma, ubwo twacyita ibeni. Ubwo si ibeni ra? Ni ibeni. None uravuze ngo hari amortiseri ikizamura, iyo amortiseri watwereka ari iyihe? Amortiseri ubundi aba ari iyikata, ariko ikiyizamura aba ari moteri ibenura. Moteri ibenura ubwo ni iyihe? Ni iyi ngiyi. Iyo ngiyo ikoresheje ibiki rero? Ikoresheje igikarito n'amaparasitike. None se ko ndi kubonamo ibindi byuma bidasanzwe, nk'aka kantu k'umukara n'aka kantu k'umweru bakita amagiya, sinzi nimba byo waba ubizi neza, na tuno tw'imbere cyane utungutu kabisa natwo batwita amajiya. Ubu uko two mbona dukoze kugira ngo tubone dushyire mu modoka yawe dukura hehe? Utungutu tudukura hafi ya moteri, aho moteri bitereye. Twinjira muri moteri mo imbere. Iyo moteri mwinjiramo muyikuye hehe? Moteri yacu imwe aho tuyikura, moteri yacu turayikora, naho ubundi byinshi ni iby'ibanga kuri moteri. Amortiseri ni iby'ibanga utatubwira. Aka kantu se ndi kubona k'igikarito kagafashe kuri aka kantu k'umweru, ni agaki kamaze iki? Aka ngaka bakita ijeke. Ijeke iryo aba ari ijeke rizamura ibeni. Iryo rino beni ijeke rizamutse rihita rikubita nkanga, rigahita rizamura cyangwa rikamanura gutya, rikagenda rizamura ku buryo ibeni birimo imbere rigenda rizamura hehe? Rigenda rizamura hano. Uretse ngaho ukoresha iyi jeki yawe uyizamure turebe. Uretse gushyiraho iyi beni, zamura iyi jeki yawe turebe. Kanze mwire igikoresho. Niryo jeki. Gasubiza inyuma. Gusubiza inyuma aba ari gutyo. Ubu ngubu rero tugiye kuba twabenura, tubereke uko bigenda. Ijeke ryacu ndi kubona bisa nkaho ridafite imbaraga nyinshi. Ongera umanure. Benuye ntangiza kumanura aba ari gutya rero. Ukoresha ibihe bikoresho iyo uri gukora iyi modoka yawe? Nkoresha sipaguru na moteri na amortiseri. Bivuge byose nyine ibikoresho ukenera kugira ngo uyikore. Ubundi nkenera cya mbere aba ari sipaguru, agakurikiraho ibikarito,
wenda hagakurikiraho moteri na morotiseri, gihita gikurikiraho cya nyuma kiba kibirenze cyose aba ari motherboard. Motherboard bwifasha iki imodoka? Motherboard bituma bikorana na telekomande ariko sindagira ubushobozi bwo kuba nabikora. Wowe ntabwo wabasha gukora just iyawe motherboard yawe? Kuko imashini yikora ntabwo napfa kuyibona nyine aba ari umuzungu aba yarakoresheje, ariko ngewe iyo mbonye iyo motherboard nishyiriraho utwanjye nkiteraho amatsinga nanjye nakishyiraho nicyo bita subboard. Iyo subboard yifasha iki? Subboard ituma kuba yarekura umuriro mu nsinga ukoresheje telekomande. Ibyo byose urabyikorera? None urifuza ko ibi bikorwa byawe ukora byagera hehe? Nifuza ko baneza imbere muri ibi bintu bakaba babingurira cyangwa wenda bakagira icyo bamfasha nanjye nakabasha kuba nakigurira iyo motherboard. Iyo motherboard igura angahe? Motherboard igura 35,000. 35,000. None si uri muri ubu bukorikori bwawe uba wumva wenda hari revu uzageraho ukareka gukora imodoka mu bikarito wenda ukaba wakora imodoka ya nyayo? Numva wenda ngeze nko mu cyiciro gikuru nazaza nkora imodoka noneho ushobora kuba yahaguruka cyangwa yagendera hasi wowe uyibwiye n'umunwa wawe ikumva, kandi idashobora kuba yakihinduramo nk'irobo, inzu ikihinduramo icyo ari cyo cyose. Kandi wumva ubwo bushobozi uba ufite? Numva ubushobozi namutse mbubonye nabikora. Noneho ubwo bushobozi busabwe kugira ukora imodoka nk'iyo ni ubuhe? Igisaba rero ni ukuba nabona amafaranga yo kuba nagura ibyo bikoresho. Ibyo bikoresho ni ukuvuga ngo ntabwo byapfa kuboneka nadafite amafaranga yo kuba nagura icyatuma mbiteranya. Ubwo muri make ni none se amafaranga yego ni ikibazo, ariko se niba bagushyize nko mu ruganda rukora imodoka wumva hari ikintu wakoramo ugeze muri urwo ruganda? Ugeze muri urwo ruganda rero ikintu nakora rukora imodoka za nyazo, ngewe nahita mfata ibyuma bikora imodoka nkagashaka ukuntu nakikoreramo imodoka yanjye yihindura inzu, yihindura wenda n'imodoka isanzwe ariko ifite uburiri, ifite iki, ikihindura irobo, ikihindura ibintu byose nyine yumva ushaka. Ikiyongeyeho cyaba kirenze kuba wayibwira igakora icyo ivuze cyangwa ukayikoresha na telekomande ibaye yapfuye. None uburamutse uhuye n'umuntu ubifitiye ubushobozi ni iki kintu wamusaba cya mbere? Ikintu cya mbere ngewe namusaba namusaba yuko yamfasha muri ibi bintu nakagira aho ngera nakagura ibyo bintu nanjye nakazagera aho ngera mu iterambere. Mu iterambere? Gutera imbere se bishatse kuvuga iki? Gutera imbere ukuntu bishatse kuvuga ni nko kuba nk'abandi bose uko wabayeho ni nk'uko perezida nyine abayeho. Urumva ushaka kubaho nka perezida? Perezida se abayeho ate? Perezida abayeho neza nyine nk'umukire w'igihugu. Nanjye ndashaka kuzajya hafi yiwe nyine nanjye nakaba umukire wenda kungana nawe nyine bitarenze. Nubwo byaba bitarenze none se ubaye nawe se ahubwo ubwo ntabwo ibyo bintu byiyumvamo? Kuba perezida se? Nabyo bibonye nashora ariko ntabwo mfite ibyo perezida afite, nta nubwo mfite ibyo nyine perezida yize. Rero ntabyo mfite, bafite byinshi ariko ngewe mfite bike. None rero nta n'ikinyarwanda nzi ariko mu kukivuga ndabizi ariko sinzi kugisoma, sinzi kucyandika, ariko ibi byose mba mbizi. Uramutse ugize nk'ubushobozi bwo kujya nko mu ruganda rusanzwe rukora imodoka wumva hari ikintu wakora? Nta gikora nakora nk'imodoka irenze iyo umuzungu yakoze. Umuzungu yakoze iyihe? Umuzungu yakoze imodoka ushobora kuba yagenda
ushobora kuba wakatanavura, ariko njyewe iyo nshaka kuzakora irimo autopilot ku buryo wayibwira ikumva ibyo uyibwiye ikaba ari byo ikora, ku buryo wanayibwira ngo ihinduremo inzu uryame cyangwa uburiri ikabikora, cyangwa irobo cyangwa ikindi kintu cyose. njye niyo nshaka, niyo nzozi yanjye numva nshaka kuzakora. none wumva inzozi zawe ari izihe? wifuza kuzaba iki mu hazaza? nshaka kuba umuntu ukora imodoka zirenze z'umuzungu yakoze. ubwo ni umukanishi ukora izapfuye cyangwa wikorera iziwe? iziwe. aho ngubwo ari n'iziwe. ubwo ufite kuziga ishami bita manufacturing technology n'usoza turankome. none ni iki wabwira abana bangana nawe bari aho nyine nta kindi kintu bafite cyo gukora? inama nagira ni uko nabo bakihindura umurimo, bakazaza bumvira ababyeyi icyo bababwiye, bakazaza bumva ibyo ababyeyi bose babategetse, ibyo bakora bakumva, ntibasuzugure, bakumva ibyo nyine bababwiye, ku buryo bazaza babaho neza ubuzima ababyeyi babishimiyemo. mwiriwe neza? yego mwiriwe. turi kumwe na bande? amazina yanjye nitwa Bizimana Andereya. Bizimana Andre. yego. okay, twahoze tuganira n'umuhungu wanyu mujya kumenya ko afite impano yo kuba yaba nk'ubushakashatsi cyangwa se nk'umutekinisiye. mwabimenye ryari? mwabimenye gute? umwana rero njya kubimenya nyine bwa mbere na mbere nabonaga naje mu rugo nyine ntashye mvuye mu rugo, nshyitse mu rugo nsanga yafashe ikintu cy'ikibaho arakesitara nyine ku rukuta rw'inzu, acomekaho insinga, ndakireba nyine sinamenye icyo ari cyo, ndamuhamagara ndamubaza, arambwira ati iyi ni televiziyo nakoze. televiziyo? arambwira ati iyi ni televiziyo nakoze, nyine niyo tuzajya tureba. akiri umwana yari afite nk'imyaka ingahe icyo gihe? icyo gihe yari afite imyaka igera muri 6. umwana w'imyaka 6 akavuga ati ubwo nta televiziyo reka nshake uburyo nje nkora televiziyo. ase mubimenya mwabyakiriye gute? mu by'ukuri icyo gihe nyine mbibona ako kantu yakoze byarantangaje kandi numva birananejeje muri make. kubona umwana yatekereje gukora televiziyo, urebye usibye ko atari nyine yo nyirizina, ariko wabonaga uburyo yayesitayemo, wabonaga ko ari nkayo neza. insinga uburyo yazirepaye neza, aho ziba zesitaye n'uburyo yayishyizeho nyine ku rukuta, wabonaga ko ariyo neza. rero byaranejeje, mbona ko umwana muri we afite akantu gasa naho ari ubumenyi, ariko ntazi aho buturuka. hanyuma ikindi cyanejeje ni uko nabonye afite ishyaka ryo gukora ibintu nyine, ibintu byiza, ibintu abantu bose bakunda. icyo nacyo cyaranejeje. rero nagize umwanya wo kumuganiriza nyine mubaza uburyo yabikoze, arambwira ati jyewe nigeze njya kureba ahantu televiziyo, mbona uburyo televiziyo abantu bayireba, nanjye numva ngomba kuyikora. tutagiye kure cyane, tuganira nawe yatubwiye ko mu bintu yifashisha akora imodoka ye habamo amasupaguru, habamo n'ibindi bintu yagiye atwereka bitandukanye, bimwe na bimwe bisaba ubushobozi bw'amafaranga kugira ngo abe yabyigondera. ese nabaza nk'umubyeyi
ko we aracyari umwana ntabwo aratangira kubona amafaranga, hari n'uruhare mugiramo mu kugira ngo mu bintu arimo by'ubushakashatsi bwe niko nabyita, hari uruhare mubigiramo wenda muba mwashoramo nk'amafaranga kugira ngo abashe kugera ku nzozi ze? mwakoze uruhare tubigiramo. Njyewe numva cyane cyane ntabwo njya numva narwanya ibitekerezo bye, ntabwo murwanya. uruhare rwa mbere ni ukumuganiriza no kuba namugira inama uburyo ibintu wenda uko mbyumva yagerageza kubikora n'uko agomba kwitwara. Yego, urwo ni rwo ruhare rwa mbere. Urundi ruhare rero wenda ku bigendanye n'utwo dufaranga kugira ngo abone uko agura ibyo bikoresho nyine wenda aba akeneye, utwo dukoresha aba akeneye. yego, iyo udufaranga natubonye ndatumuha. yego, ariko nawe uku nguku nyine agerageza ngo kugenda aba akora utu tuntu, yego, agenda atwereka abantu. Hari ukuntu abantu ngo bagenda babireba, umuntu akaba yamuha nk'icyo giceri cy'ijana, hanyuma utwo duceri akadukusanya. iyo yadukusanyije mbona ntabwo ajya yarya. kuva atangiye gukora utu tuntu twose yagize ubwenge, kwa kundi abana babona uduceri umwana akahita ajya kugura uturindazi n'uduki, ibyo ntabwo akibikora. ahubwo twa duceri abonye ahita agenda akajya kugura ako gasupaguru, akagura n'utundi dukoresho tumwe s'inturo. ntabwo ntabwo ari umutekinisiye. ngo za madabodi, ngo moteri n'utundi twinshi numva avuga ntazi. rero udufaranga nyine agerageje kubona ahita yiruka gushaka utwo tuntu. Yego, ikintu cya mbere wumve ni uko mutajya mumurwanya mu byo akora, ariko se nk'umubyeyi w'uyu mwana unamushyigikira mu bushobozi bwe, wagira iyihe nama abandi babyeyi bafite abana baba abashakashatsi bikorera ubukorikori bwabo, ariko ugasanga nimba asanze hari akondo yari ari kubumbabumba agashosa umugeri n'ibiti byinshi cyane umwana agakubitwa, ni iyihe nama wagira abo babyeyi? aho ngaho inama nagira n'abo babyeyi baba bafite abana bagerageza kugira utuntu runaka bakora cyangwa se bavumbura. Yego, numva inama natanga ni uko umubyeyi aba akwiye kubanza agatega amatwi umwana. yego, ikindi ku gikorwa, niba hari ikintu runaka umwana arimo kugerageza gukora, ahubwo umubyeyi akamushyigikira. yego, akaba hafi y'umwana akamuganiriza, akamugira inama, akamuba bugufi, akamugira inama y'uko ibintu agomba kubitwara, ariko ntamurwanye. yego, ahubwo akamushyigikira. numva ari byo byiza, niyo nama nagira ababyeyi. mwebwe mukibimenya bwa mbere se wenda nta bikorwa bye mwaba mwarabangamiye cyangwa se ngo mumubuze umudendezo? cyane cyane ko iyo umwana akiri mu bintu mwebwe mutarasobanukirwa ibyo ari byo, mushobora kuvuga ati kari gukubagana, kagize ute, cyane ko abana bajya kumera nk'aba kenshi bari n'inkubaganyi. ubu wasanga hari ukuntu yakuzengereje mu mikurire ye. rero tukitangira kubibona, urumva nk'iyo ubonye ibintu umwana arimo, kenshi na kenshi umwana iyo atangiye tuno tuntu aba agenda agira n'utuntu runaka yangiza. yego, mu by'ukuri ntabwo byabuze wenda hari ibyo nagendaga murwanyaho, ariko kumurwanya ni uko nabonaga wenda hari utuntu runaka yangije ntazi ibyo arimo gukora, nyine nkumva birambangamiye. rimwe na rimwe umuntu akaba yamubwira nabi, ariko majije kubona utuntu agenda akora, utuntu agenda duhuza, nibwo numvise nyine ntangiye kubyiyumvamo, ariko ubundi sinabyumvaga
numvaga ahubwo namukubita cyangwa nkafata n'ibyo bintu nkaba nabijugunya. yego. Murakoze cyane ku bw'ikiganiro gitoya tugiranye. Mwagiraga inama ababyeyi bandi badashaka gushyigikira abana babo mu mpano zabo, n'ubundi buryo bugiye butandukanye, kandi kuba mushyigikira umwana wanyu nimumubuza amahirwe ni byo kwishimirwa cyane, kuko hari ababyeyi usanga bavutsa abana uburenganzira bwabo bwo gushakashaka no gukoresha ubwonko bwabyo. Turabashimiye ku bw'igihe cyanyu, murakoze cyane, Imana ibahire. Yego, namwe murakoze cyane. Yes guys, rero nk'uko mubibonye ukuntu uyu mwana ayikora, ukuntu igenda, rero ahasigaye ni ahanyu. Ushobora kuba ufite uruganda rukora imodoka, cyangwa se ukaba wamufasha ngo kugura nk'iyo madabodi cyangwa moteri. Agiye kutubwira nimero zawe za telefone cyangwa se z'umubyeyi we, uramutse ugize uko wumva wamufasha cyane ko umwana nk'uyu ubasha kuba yakora ibintu nk'ibi nta shuri yabyizemo. Ikigaragara ni uko aramutse abonye sapoti cyangwa se akabona ubundi bushobozi bwisumbuye, yakora ibirenze ibi. Aba nibo bavamo ba Einstein, nibo bavamo ba Coulomb, nibo bavamo abantu benshi bagiye batandukanye b'abashakashatsi n'abavumbuzi twagiye tubona. Gusa natwe abana bacu bafite ubuhanga budasanzwe, ni uko bupfukiranwa bitewe n'ahantu hagiye hatandukanye baba baravukiye. Gusa uruhare rusigaye ni urwawe. Harya watubwiye ko witwa Shami? Nitwa Mugisha Shami Joseph. Shami Joseph, ugiye kuduha nimero za telefone, umuntu aramutse ashatse kukubona se, ashatse kugira ngo ubufasha yaguha yabunyuzaho. Yego, rero nimero za mama izo nzi zonyine nizo ngiye kubabwira. Nta kibazo. 078. Yego. 78. 2. Yego. 52. 94. 94. Bamwita Mugisha Shami Joseph, umwana w'umuhanga cyane rwose, w'agatangaza, udukorera ibintu bigiye bitandukanye ku myaka ye mike. Yahita ngusigira umukoro unasubira inyuma wirebe. Ku myaka 11 niyo Joseph afite, ni iki wari uzi gukora kidasanzwe? Uyu munsi rero turabashimiye cyane mwebwe twari twabanye. Ni kuri Satya TV, interview show zacu zo nakagaruka. Mugire impagarike n'ubugingo, turabakunda cyane cyane cyane.